Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, turarinzwe n'Imana, ntacyo twaba. Ngaya masomo adufasha kwirundumurira mu Mana. None kuri iki cyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe, tariki 7 Ugushyingo 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 17 umurongo wa 10 kugeza ku 16. Muri iyo minsi Eliya arahaguruka ajya i Sareputa, yinjira mu mujyi, ahasanga umugore w'umupfakazi watashyaga inkwi. Aramuhamagara maze aramubwira ati, ndakwinginze jya kunzanira amazi make muri uru rweso kugira ngo nywe. Umugore ajya kuyazana. Eliya aramuhamagara maze aravuga ati, ndakwinginze unzane n'agasate k'umugati. Umugore aramusubiza ati, ndahiye Uhoraho nyir'ubuzima Imana yawe, ntako mfite usibye agafu k'urushyi nsigaranye kari mu cyebo n'utuvuta turi mu cyeso. Nimara gutora udukwi ndataha nkavugemo umutsima, njye n'umwana wanjye tuwurye, ahasigaye twipfire. Eliya aramubwira ati, wigira ubwoba, taha ubigenze uko ubivuze, ariko ubanze umvugiremo akanya ukanzanire, maze ubone kwivugira akawe n'umwana wawe, kuko Uhoraho Imana y'Isiraheli avuze atya, mu cyebo ntihazaburamo ifu, amavuta yo mu cyeso ntazatuba, kugeza umunsi Uhoraho azagusha imvura ku butaka. Umugore aragenda agenza uko Eliya yabivuze, amara iminsi afite icyarya we na Eliya n'urugo rwe. Mu cyebo ntihaburamo ifu, n'amavuta yo mu cyeso ntiyatuba, kuko Uhoraho yari yabivugishije Eliya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 146. Nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose. Hahirwa uwo Imana ya Yakobo ibereye ubuvunyi, maze akiringira gusa Uhoraho Imana ye, we muremyi w'ijuru n'isi. Uhoraho n'umudahemuka iteka ryose, arenganura abapfa akarengane, abashonji akabaha umugati. Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye, Uhoraho akunda ab'intungane, Uhoraho arengera abavamahanga. Uhoraho ashyigikira imfubyi n'umupfakazi, ni nyir'ingoma ubuziraherezo, akaba Imana yawe Siyoni, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose. Isomo rya kabiri ni ryo mwabara yandikiye Abahebureyi, umutwe wa 9 umurongo 24 kugeza ku 28. Bavandimwe, Kristo ntiyinjiye mu ngoro yubatswe n'abantu, yacaga amarenga y'ingoro y'ukuri, ahubwo yatashye mu ijuru ubwaryo, kugira ngo aduhagararire ubu ngubu imbere y'Imana. Kandi ntiyagombaga kwitamba ubwe inshuro nyinshi, nk'uko umuherezabitambo mukuru yinjiranaga buri mwaka hatagatifu amaraso ataraye. Iyo biba ibyo, Kristo aba yaragombye kubabara inshuro nyinshi kuva isi ikiremwa. Mu by'ukuri yahingutse rimwe rizima, ibihe byuzurijwe, kugira ngo icyaha agihanagurishe igitambo cye. Nk'uko kandi umuntu wese yagenewe gupfa rimwe rizima, nyuma agacirwa urubanza, ni nako Kristo yatuweho igitambo rimwe rizima, kugira ngo avaneho ibyaha by'abantu batabarika, nyuma akazaza ubwa kabiri bitagifite amahuriro n'icyaha, azanye uburokorwe abamutegereje bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko, umutwe wa 12 umurongo wa 41 kugeza ku 42. Muri icyo gihe Yesu yari yicaye mu ngoro y'Imana ahateganye n'ububiko bashyiragamo amaturo, yitegereza uko rubanda baturaga. Abakungu benshi bashyiragamo byinshi. Maze haza umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri 2. Yesu ahamagara abigishwa barababwira ati, ndababwira ukuri, uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura, kuko bariya bose bashyizemo ku by'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Bana b'Imana, Kristo Yesu akuzwe. Kristo watwitangiye akatubera igitambo, nagaze mu mitima yacu, natwe duhe kwihindura mu ituro nyir'Imana buri munsi. Bavandimwe, muri aya masomo iki cyumweru cya 32 tujye kuzirikana ku ituro ry'umupfakazi, l'offrande de la veuve, mu ngingo igira iti, dore ituro rishimisha Imana. Ese ngewe nakora iki ngo ituro ryanjye rishimisha Imana? Akenshi twebwe abantu dushobora gutura uko tubyumva, ariko se byatumara iki niyo bidashimisha Imana? Muri aya masomo harimo amaturo menshi ashimisha Imana, ubwo twumvise mu isomo rya mbere ituro ry'umupfakazi w'i Sareputa. No mu Ivanjili naho harimo ituro ry'umupfakazi rishimisha Yezu.
abapfakazi bombi icyo bahuriyeho nuko nyine ari abapfakazi, bikarangira n'utwo bari bacungiyeho bemeye katurekurira Imana. Nguyu wa mutima mwiza wo kwitanga ukitangira abandi, bikaguhesha umugisha kandi bikagira n'abandi akamaro, nabo bikabahesha umugisha. Nuko rero aya maturo yose akaganisha ku ituro rimwe rukumbi rya Yezu Kristo witanze ngo dukire. Ahangaha ku musaraba nyine nk'uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri, ituro rikuraho ibyaha rihongerera ibyaha. Kuri iki cyumweru hamwe n'amaturo y'umubiri, offrande matérielle, yayandi akiza inzara n'inyota by'iyi si, bikaganisha mu gushyigikira ibikorwa bifatika. Ahandi ni ituro rikiza kuri roho, Yesu igitambo cyacu. Ngiryo ituro ry'umupfakazi, dépouillement, kwirekura wese. Mu isomo rya mbere turumva umupfakazi w'i Sareputa uramira umuhanuzi Eliya, umuhanuzi w'Imana wari ku rugendo ubwo yarahunze umwamikazi Elizabeli washaka kumwica, aza gusonza ari ku rugendo. Nuko rero Imana ikaba igiye kugaburira Eliya ikoresheje umupfakazi. Imana ikayiboneho guhumuriza umupfakazi ikoresheje nyine Eliya. Imana iti mukebo ntihazaburamo ifu, ntihazaburamo n'amavuta mu cyeso. Amen. Uri kumwe n'Imana ntaburanirwa. Amavuta asobanura ibikorwa by'urukundo, ibya bikorwa by'impuhwe, kugira neza. Byumvikane, iyo ugize neza Imana ihora iwawe. Iyo witanze wese ugasigara ucungiye ku Mana, ubwo nibwo bukene bavuze. Umupfakazi w'umukene, gukena ni ugukenera Imana, ni ugucungira ku Mana, nk'uko n'umuririmbyi wa Zaburi yabigarutseho uyu munsi mu ntero ye ati nzasingiza Uhoraho mu buzima bwanjye bwose. Amen. Gucungira ku Mana buri munsi ubuzima bwose. Misa ntagatifu, igitambo cya misa, igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi: guhimbaza ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya. Ibi bice byombi umukristo yabihimbaje neza, nibwo ashobora kuba yahabwa neza umubiri wa Kristo, akaba nawe yashyirwa ku rutonde rw'abitabira igitambo cya misa. Ituro, igitambo, agatura nawe ubwe agahinduka ituro. Tugiye rero kwibanda kuri iki gice cya kabiri, gutura igitambo cy'Ukaristiya, aho tujya kuzirikana ku bwoko bune bw'ingenzi umukristo agomba guturamo. Hari ituro rya Kiliziya, hari ituro ryo mu gaseke, hari ituro rye bwite n'ituro rya Kristo. Ituro rya mbere n'irya kabiri. Ituro rya Kiliziya n'ituro ryo mu gaseke. Mu ivanjiri y'umunsi bagize bati Yezu yari yicaye mu ngoro y'Imana ahateganye n'ububiko bashyiragamo amaturo, yitegereza uko rubanda baturaga, abakungu benshi bashyiragamo byinshi, maze haza n'umupfakazi w'umukene ashyiramo uduceri tubiri. Amen. Uduceri tubiri tw'umupfakazi babyeyi. Mu mategeko 7 ya Kiliziya, irya 7 riragira riti urajya utanga imfashanyo ya Kiliziya. Bakristo bavandimwe, burya ntacyo twabona twafashisha Kiliziya. Hari icyo se umwana yabona afashisha umubyeyi ubundi? Ahubwo ibyo dutunze ku buryo bugaragara, de façon matérielle, bitwibutsa ko turi ku isi, iyi si igaragara, ko tugomba gufatikanya n'abandi nk'abari mu rugendo rugana hehe, rugana mu ijuru, aho tuzitura cyangwa tuzatura ku buryo butagaragarira aya maso, ahubwo amaso y'umutima, roho. Iryo turo rero rigashyigikira Kiliziya mu mirimo yayo itandukanye: kubaka, gusanura, kuvugura ibikorwa bya Kiliziya, karitasi, gufasha abakene, imfubyi, abapfakazi n'ibindi byinshi mu kunganira ubutumwa bwa Kiliziya. Rero umukristo udafatikanya n'abandi mu kubaka Kiliziya arabavunisha, arabatererana, arasigana, ariko nawe bikazarangira asigaye. Kiliziya ntabwo ari abayobozi gusa, ahubwo ni wowe nanjye, ni twebwe twese ababatijwe umuryango w'abana b'Imana. Rero turasabwa kudasigana hato tutazasigara. Birumvikana abakristo bavandimwe uko twabigenza kose, Kiliziya ntishobora guhagarika umurimo wayo, service, ngo kubera wenda nk'indwara, icyorezo za coronavirus, ahubwo bene icyo gihe cy'amage nka cyajya abantu badashobora guteranira icyarimwe, icyo gihindura uburyo bwo kogeza inkuru nza Yezu Kristo. Uko Kiliziya itahagarika imirimo yayo, nako nyine amaturo atahagarara. Wenda igishoboka ni uguhindura uburyo byakorwagamo, nk'uburyo social media, bityo aho uri hose nk'uriya mupfakazi w'i Sareputa ugaharana gufasha ibikorwa by'ogezabutumwa, ça c'est l'évangélisation. Ugatanga ituro ryawe, ituro ry'umukene, gukenera Imana. Nk'umupfakazi duke twineza, turi mu mugisha, turi mu mutima, kuko Kristo nubwo atagaragara ariko akora ku buryo bugaragara, kandi agakoresha abantu bagaragara, agakora ibigaragara n'ibitagaragara.
kandi byinshi. Ese ngewe ndanyuzaho ituro ryanjye? Uze gukurira ifoto y'abaririmbyi bari kuririmba mu kiliziya, bari kuririmba nk'indirimbo zo gutura, bati ngira ituro tuzanye, akira aya maturo, tukuzaniye amaturo nyagasani, tugutuye ibyo dutunze byose, twese turakwihaye, ntacyo dusize. N'izindi ndirimbo nyinshi bari kuririmba ariko batava aho bari, stabilite, batava aho bari ngo bajya gutura, bameze nk'ibiti cyangwa nk'amapoto. Bene abo ngabo nibo uzasanga bafite ibirarane ku ituro rya kiliziya, bene abo nibo usanga badashyira mu gaseke ngo bafatikanye n'abandi, kandi bari kuririmba, bari guhogomba, nguko ko abantu bashobora guherekeza abandi bakaryoshya imihango ya liturujia, kwa gushyiramo byinshi twumvise mu ivanjiri nk'aba bosi bose b'abakungu, ariko nta mutima. Batuye ibya mirenge byinshi cyane, za ndirimbo nziza, igisirimba n'ibindi byinshi, ariko kwari nko guherekeza umupfakazi we ugiye gutura twa duciri tubiri. Nawe umukristo uze kwibaza, niba utajya uherekeza abandi mu kujya gusenga, ni cya gihe nyine uzavayo ntacyo byakumariye, utahindutse. Ni nko kujyana nyine rya turo ry'abakire, imibore, imisigare. Mukristo rero igihe cyose ushyize mu gaseke, ujye uzirikana ko usangiye n'abakene b'ingeri zose utashobora kubarura, babandi bose bababaye bari kure. Biragusaba rero kudashyiramo imibore cyangwa imice cyangwa imisigare, bya bindi wasaguye byakurenze nk'umukire wese. Ntabwo ari ugusigariza abakene, ahubwo no kwitangira abakene. Ntabwo ari ukujugunyira abakene, ahubwo no gusangira n'abakene. Tukazirikana kandi ko umukene ari ukenera Imana buri gihe ku mutima. Ituro rya gatatu ni ukwitura, kwitamba, kwitanga wowe ubwawe. Yezu nawe yashimira ituro ry'uyu mupfakazi kurusha iry'abakungu. Kubera iki? Ako kantu ko kwitanga Yezu aragakunda. Kuba igitambo, kwitanga wese, ukitangira abandi utiziganya. Yezu ati uriya mupfakazi w'umukene yarushije abandi bose gutura, kuko bariya bose bashyizemo kuby'ikirenga, naho we yashyizemo ibyari bimutunze byose. Amen. Ibyari bimutunze byose, ubuzima bwe bwose. Nguko gutura ibigushimisha n'ibikubabaza, uwo mubana, ibyakunaniye, ibyishimo ufite n'amahoro, ibibazo ufite, ugatura umubiri na roho byawe, ubuzima bwawe bwose ukabushyikiriza Yesu. Noneho ituro rya kane, mu isomo rya kabiri ko yandikiwe Abaheburayo twazirikanye, bagize bati Kristo yatuweho igitambo rimwe rizima kugira ngo avaneho ibyaha by'abantu batabarika. Amen. Abo batabarika urimo, nanjye ndimo, kuko turi abanyabyaha. Kristo arashaka kuducungura akoresheje iki? Igitambo. Igitambo cya Kristo gihanagura ibyaha. Mu gitambo cya misa, ituro rya Kristo ribimburwa n'isengesho rikuru ry'Ukaristiya, muri ya nteruro aho umusaseridoti agira ati imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Ikoraniro rigasubiza riti tuyerekeje kuri Nyagasani. Byumvikane ko tuba twiteguye gufatanya n'Imana itura umwana wa Yezu Kristo, ikamudaho igitambo kidukiza mu bimenyetso by'umugati na divayi biza guhinduka umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, ifunguro ryacu. Yezu yongera kwitanga ngo adukize. Muri buri misa Yezu yongera kuducungura, Yezu yongera kwitanga, Yezu yongera kudukiza ku mubiri ndetse no kuri roho. Cyane cyane umukristo ukira ni wa wundi washyizeho umutima we wose, rya turo ry'umupfakazi, umutima wose akemera kwitura wese. Uwo mukristo nta kurangara, ese ngewe nakora iki ngo ituro ryanjye rinyure Yezu? Yezu nanjye arishime nk'iry'uyu mupfakazi. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, mu rugo rumwe rw'abakristo bubahaga Imana kandi bakundana, urugo rero rwaje kugira ibyago, umugabo aza kwitaba Imana. Uyu mugabo akaba yaritwaga John. Amaze kwitaba Imana nyine birumvikana uyu mugore nyine asigara ari umupfakazi wenyine, asigara n'abana babiri umugabo yaramusigiye. Urugo rwari intangarugero, kandi koko bari bakiri bato abajene. Agatsinda uyu mugore wa John ngo yari afite uburanga buhebuje pe. Ubwo birumvikana bibera abandi bagabo bari basigaye muri ako gace ihurizo. Bamwe bibaza uzasigarana uyu mugore, umwe akagenda yipangira rwihishwa uburyo azamucyura. Nuko ngo mu gushyingura John haza umutegetsi ukomeye cyane muri aka karere, yitangira rwose ku buryo bufatika iyo mihango y'ishyingurwa rya John yose ayishyira ku mutwe we. Nuko gukurikira iyo birangiye, wa mutegetsi nk'umuntu watabaye bikomeye agafata muka John mu mugongo, n'impozamarira nyinshi yagiye amuhereza. Nuko aramwegera aramubwira ati ubu rero ubimenye ni njye wasigariye John ku rugo. Wa mupfakazi aramusubiza ati oya, hari undi nemereye imbere yawe. Wa mutegetsi birushaho kumushengura kuko yari yizeye ko nyine ari wasigaranye urugo. Ngo hari undi nemereye imbere yawe kandi
nuko wamutegetse ashakisha uburyo bwose azigarura wa mugore. Mbere ya byose abanza kumufungira imfashanyo zazaga kugira ngo zimutabare mu bupfakazi bwe, bigeretse amwirukanisha no mu kazi ngo bityo umugore nasonza akagira inzara kandi agakena, uyu mutegetsi akazabona uburyo amwigarura ku buryo bworoshye, akamugaruza amafaranga. Ati ngo ninjye wasigariye John ku rugo. Undi ati hari undi. Wa mugore muri ako gahinda kenshi n'ubushomeri akomeza kurera abana. Muri ibyo bibazo abana barakura kandi barihira amashuri. Abagabo benshi barimo wa mutegetsi bakomeza kwibaza uwo mugabo utazwi wacyuwe umupfakazi. Nuko cyera kabaye muri ako karere haza gupfa umuntu. Abaturage bahagariwe n'uwo muyobozi bemeza ko ari muka John umwishe ngo kuko ajya aroga. Nuko bamurega ko ajya aterekera. Noneho umunsi baje kumufata ngo bamufunge basanga we n'abana be bari mu cyumba cy'amasengesho. Bari barubatse gorote mu gikari cyabo bari kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Bamwe rero mu bari baje kumufata nk'umurozi nyine basanzwe bazi ubuyoboke kuri Bikira Mariya, bamwe batangira kumuburanira ko ibyo ari gukora atari uguterekera. Nuko bamurekura bamukomise inkoni nkeya. Nuko nanone umupfakazi ntibakomeza kumushira amakenga n'uwo mugabo nyine utaramenyekana umucyuye, kandi bareba bakabona ameze neza we n'abana be no mu rugo rwe ntacyo abuze, bikarushaho kubashingura. Bibaza aho kuri ibintu bimutunga kandi baramukuye ku kazi, nta mfashanyo akibona, nta kazi gifite kamuhemba, bose birabashobera ku buryo abagabo bose bo muri ako gace bari babuze icyo mufatiraho ngo bamwigarurire. We rero mu kubikuraho akabemeza ko hari undi yemereye imbere yabo. Umunsi umwe kera kabaye ngo aho umutindi yanitse ntiriva, haza kuba umutekano muke muri ako karere, ariko ari wa muyobozi n'ubundi ubyihisha inyuma, wa wundi wasigariye John ku rugo. Nuko basakaza inkuru ko hari abajura baje gusahura abaturage, barabiba no kwica abantu bitabuze. None umutekano wabaye muke kandi umwe muri abajura w'umugira nabi akaba yihishe kuri wa mupfakazi muka John. Nuko bose barahurura ngo bagiye kwihumura kuri uwo mujura wogoje ibintu. Ngo noneho bagiye kureba uwo mugabo winjiye muri urwo rugo rw'uwo mupfakazi ubuza abaturage umutekano bigezaho. Bahageze baratungurwa basanga n'umwe muri ba bana ba John wa mupfakazi nyine wakuze wari waragiye kwiga mu mahanga ahamara igihe kirekire batamubona. Bashatse rero kumwica kuko barebye neza babona ari umwana waho. Isoni zirababumba ngize imisaraba 10. Nuko batahamara amasa ariko basigara bibaza uwasigariye John ku rugo. Ninde wasigariye John ku rugo? Yaba ari uwuhe ko bari bazi ko bamufashe? Nuko uwo mwana wa John yaraje kureba mama we ngo bimukire mu kindi gihugu, aho nanone undi mupfakazi Imana yari yarakoresheje akabubakira inzu, akaba nawe witaga kuri abo bana kuri urwo rugo no kuri nyina. Uwo mupfakazi nyine muka John nyuma yuko nyina amaze guhura n'ibibazo ngo uwo nyine wasigariye John ku rugo. Nuko babategetsi n'abagabo muri quartier na n'ubu baracyashakisha bakora iperereza wasigariye John ku rugo. Bakristo Yamana irebera umupfakazi n'umukene idahumbya. Nyuma y'izo ntambara n'ibitotezo umupfakazi yanyuzemo, ubu amerewe neza muri icyo gihugu yimukiyemo, we n'abana bamerewe neza. Ngaho John nyine ahibereye hari undi mugabo wasigariye John ku rugo. Bapfakazi bagabo bagore n'abandi mwese mwarushye nimukomere kuri Yesu wasigariye John ku rugo. Ese muvandimwe, Kristo niwe wasigariye uwo mwashakanye ku rugo, cyangwa wasanga se worose ubona uwo mwashakanye yitabye Imana? Nuko ugahitangiza kwinjiza abategetsi abakomeye babakire baturi bya mirenge ukabinjiza mu rugo rwande ngo mwashakanye, ukabinjiza mu rugo rw'abandi ngo basigare ku rugo. Ese wabwirwa n'icyo abo bakire ibyo bakizemo? Hari bamwe bakize ku ndwara, hari bamwe bakize ku bugugu, hari abakize ku byaha, hari abakize ku ngeso mbi zibashora kwa sekibi. None nawe ugiye kubakira n'amaturo yabo, amaturo y'imibore, imisigare. Ibyo nibyo ugiye kwinjiza muri urwo rugo rwawe. Umuhanga ati mu bantu uzitondera umuntu uri wenyine, la solitude, kuko ntiwamenya undi bari kumwe. Uko biri kose hari undi bari kumwe, ashobora kuba atazwi, ashobora kuba ari shitani cyangwa n'abambari be, kandi byaba igakorera muri babakire baza bakomenaho amafaranga bagushuka ngo binjire mu rugo rwawe, babandi batura menshi, imibore imice. Ariko none byaba ari mahire ari Imana, ari Yesu wasigaye muri urwo rugo, ari Yesu muri kumwe. Ni koko umuntu uri wenyine agahorana n'Imana arahirwa. Rero umupfakazi n'umuntu wese udafite aho ucungiye kuri iyi si, waburaniwe, batoteza, batereranye, bagambanira, babeshyera, babonerana nka ya nsina ngufi,
buri muhisi n'umugenzi utambutse acaho urukoma, gusuzugurwa. Ariko mu Kristo muvandimwe, ishima unezerwe niba ituro ryawe rishimwa n'Imana. Ituro mvuga ni umubiri, temple de l'Esprit Saint, wa mubiri utandarika. Urahirwa niba ukomeje ubusugire bw'urugo rwawe. Urugo rwawe mvuga ni umutima cyane cyane urinda ikibi, ntiwiyandarike. Ngiryo ituro ry'indobanure, kwitangaho ituro, kutiyandarika, kutandavura, kutishora mu ngeso mbi z'urukozasoni, nka femme libre. Abagore bigenga bakitwara uko bashatse, femme libre vraiment. Aho ukumva buri gihe Yezu ari we mugabo wawe, ari we mufasha wawe wasigaye ku rugo. Yezu na Bikira Mariya bo musigaranye bagataha urugo rwawe. Ituro ry'umupfakazi n'umutima wose, ubugira neza, kwitanga wese, kwegurira Imana ubuzima bwawe bwose, umutima n'umubiri, atari igice kimwe ahubwo ubuzima bwose uwihaye Imana. Umupfakazi ukegura Imana ubuzima bwawe bwose ntaho umukinze, ibyumba byose Imana ibigeramo. Mwese abihanganye mukifata, mukita ku bandi, mukitangira abandi, nimuhumure kandi mukomere, mu cyebo kanyu ntihazaburemo agafu. Umugisha uhora iwanyu kubera Imana. Mwese mbifurije icyumweru cyiza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Ni wowe mukiro wanjye.